abana bavuye mu nkambi twakoraga cyane twakoraga tize niba ari uko wenda nta kindi twakoraga ari siporo nta kindi ariko wasangaga karate dukina ari ibintu dusobanukiwe cyane so club zo mu Mutara navuga nari mpagarariye iyo club yo muri AP Ngarama nakomeje kuyihagararira nubwo ntari ndimo barampamagaraga tugakora na siporo nkabatoza tena hari na club y'Inyagatare nayo nibwo yari itangiye riri gutangira nayo nakundaga kwitoza cyane hari n'indi club yari Kabarore nayo yari club yanjye ni club yo mu nkambi izo club nizo nakundaga kuba ntoza cyane inshuro nyinshi Nanone tubahaye ikaze muri Shambo Show ikiganiro The Brainstorming muri kumwe na MC Shambo. Mwabibonye rero ntabwo ndi ngenyine ndi kumwe n'umutumirwa witwa Fabien mwari mumuzi muri karate akaba yarafite akazina bakundaga kumwita ntabwo nyindi bukavuga wenda ndagira ngo akivugire Fabien abo kazina kitwa gande Mr. Lee Mr. Lee hariya ngo ni karate Mr. Karate uyu ntawundi rero ni Fabien wanditse amateka cyane mu nkambi za Byumba ndetse na Ngarama ndetse mu burasirazuba bwose bw'u Rwanda aho yapasingishije abatari bake tumutumiye mu kiganiro nka Sensei Fabien cyangwa se Sensei Lee ndagira ngo atwibwire kandi tumwakire adusuhuza akurikiranye ikiganiro. Murakoze cyane ndabashuje mbere na mbere ko mbasuhuza reka mbibwire nitwa Fabien nkuko Berta bivuze MC Shambo nkaba nari umukarateka cyangwa nkaba nkiri umukarateka ko nkabazwi cyane muri club ya Ngarama na Byumba. Urakoze cyane Mr. Lee urakoze kuba utugejejeho umwe mu mwirondoro mutoya cyane buriya tugiye kuvuga ku byerekeye na karate ugasanga turaza kuguha umwanya utubwira amateka yawe muri karate ariko ndagira ngo muri aka kanya ugire abantu usuhuza kugira ngo bagire icyo ubibutsa cyane cyane ko numvise turi bugarire kuri byinshi cyane. Mbere na mbere ndasuhuza madamu wanjye niwe ushobora kuza kuyisonga mbere y'abandi bose ariko ngakurikizaho Sensei Isa umuntu wanyigishe karate usa nkaho yanzamuye muri karate angeza ahantu hafatika ngasuhuza na club yanjye iri Ngarama ubu ngubu ibitorohe mu myitozo bitegura ama competition nanone ngasuhuza Tumaini Pascal ngasuhuza Mr. Ko muri Kentucky umukarateka twahanganye cyane nanone ngasuhuza Gashemeza uri muri Kigali abakarateka bose twakinanye muri club ya Petit Tigre bitari byoroshye cyane twakubitanaga buri munsi ngasuhuza umukarateka bita Gi uri muri Kansas ngasuhuza na Nsanga uri muri Canada ngasuhuza Amini uri muri Colorado ngasuhuza Nziza uri muri Indiana ya Nziza Gashemeza namuvuza ari mu Rwanda ngasuhuza abakarateka bose muri rusange abo twahuye mu mirwano wo twarwanye tugakubitana Karingo niwe bita Mr. Ko narigize ngo arakwibagiwe Karingo ntabwo rero kwemera ko akwibagirwa mpaka akuvuze Mr. Ko urumva ko yakuvuze ndagira ngo ako kazina kare kazwi na benshi. Fabien niki cyatumye ukunda umukino wa karate? Umukino wa karate navuga ko nawukunze ndi mutoya cyane nakunze kurangwa n'ibintu by'imikino bimeze nk'iya karate. Urakunda kurwana? Ntago ari kurwana nabyita ko umukino wa karate abantu benshi ufata ko ari kurwana. Ikintu cyatumye nyikunda cyane ni abantu babiri umuntu umwe bamwita Mapusi abo bana baninshuti zanjye mba hano bita kuri Mizingo dukunda kujya mu bintu bya karate tukajyana Igisenyi kubikora so nkabona ukuntu
bidefanda bitwara imico yabo nkabona itandukanye n'iy'abandi nabaza se muri abantu ki bambwira ko ari abakarate bituma nanjye nkunda karate bitewe imico myiza nabonanaga. Urakoze cyane. Muri makeya ndagira ngo mbwire ku mateka ya karate yatangiye ite mu minota nk'itatu utubwire ese ko usanga abakristo bavuga ngo karate ntabwo nta mukristo ukwiye gukina karate, nta mwizero ukwiye gukina karate, nta muntu usenga ukwiye gukina karate. Mu minota mikeya rwose waduha umwanya ukatubwira aho karate ishobora kuba ihurira n'iyobokamana. Berete ikintu cyo nakubwira cya mbere ngomba gukora urujijo mu bantu, ikintu nahero cya mbere, karate ni siporo. Iyo bavuze ngo karate ni nko kuvuga football, ukavuga volleyball, ukavuga athleticism, indi mikino iyo ari yose tubona n'umukino wo koga. So umukino wa karate rero ubundi mu mateka yayo dusanga ko karate yatangiriye mu Yapani. Karate itangira mu Yapani yatangiye n'umuntu bita Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi yari umuntu umuvuga butumwa usanzwe nk'abandi bose, nkushobora kubona umupasiteri ujya kubwiriza akajya afata ingenda akagenda nk'abandi bose. Gichin Funakoshi rero ubwo yagendanaga na bagenzi be bagendaga banyura ahantu bajya kuvuga ubutumwa bagahura n'abantu batangira abanyarugomo, aho niho karate yagiye ituruka batangira gushaka uburyo bajya bidefanda batarwanye hatabaye indwano ngo bakubwira bakubitwe, bashaka ukuntu bitabara babona ukuntu bagera aho bagera bavuga ubutumwa. Rero karate ubundi bamo uburyo bwinshi, ushobora gusanga nkanjye nakinaga style sero yanjye nakinaga bayitaga wadori. Abantu benshi bakunda ko ni inzira y'amahoro, niko bisobanuye. Bisobanuye rero muri iyo nzira bacagamo yari inzira y'amahoro. So rero aho ngaho kubera ko wadoriyo n'umukino bakiniraga ahantu, ni ukuvuga ngo uwo Gichin Funakoshi agitangira baragendaga bavuye mu birwa bajya mu birwa bya Ryuryu kuvuga ubutumwa. Aho niho batangiraga ku kiraro cyo babatangiraga cya wadoriyo, noneho bakahabakubitira. Aho ngaho baza kujya bashaka uburyo bakwidefanda, bagahimba amatekinike yo buryo bashobora kwitabara bagatambuka batagize umuntu bakubise. So iyo style yabo bayita wadoriyo. So bisobanuye ni inzira y'amahoro, bagiye kuvuga ubutumwa. Yes, bagiye kuvuga ubutumwa. So rero hanyuma yaho ko baritabaraga bagakubitwa bakagenda bakangirika, biza baravuga ati umuntu agiye yidefanda agakuramo, ariko akaba yakubita wa muntu kugira nawe atazamumenyera cyane. Bahita bahinduramo indi style bayita Shotokan. Shotokan bisobanuye imbaho. So rero no kuvuga ngo icyo gihe icyo kiraro cyari kigizwe n'imbaho. Mu icyo kiraro cyari kigizwe n'imbaho, rero iyo style bahise imbaho ko ibari defandaga bagakora wadoriyo bakidefanda bagakoresha na Shotokan. Ibyo byose ugasanga bakabihuza. Ariko karate ntabwo, karate ubundi bisobanuye ikiganza kiri mu busa. Mevide no kurwana no kwitabara udakoresheje imbunda, intwaro yari yose, ukoresheje amaboko yawe. Isobanuye ngo mevide ikiganza kiri mu busa. Rero karate muri make ntago ari umukino w'urugomo, nta cyane ko n'abakarate babaye example ku isi yose. Ahantu ushobora kubona umukarate ushobora gusanga ari we muntu w'intangarugero kuruta abandi bose. So rero karate ntago ari umukino wo kurwana. Ni makeya, ni menshi, nimutubona umwanya urambuye twabiganiraho bihagije cyane uburyo bwa karate. Uwo Gichin Funakoshi ukuntu n'umwana Oshitaka Funakoshi ukuntu bagiye bakora movement, ukuntu karate yagiza amatekinike akagenda karate zikura zikagera muri za kung fu, bikagera muri boxe. Ubu ngubu dusigaye dufite n'indi mikino yo gutimbana bikomeye cyane na tutazi n'ibyari byo zigenda zikura zibyara bitewe n'amatekinike. Umuntu wese ubaye muhanga avumbura tekinike igahita yitwa izina. Urakoze cyane Fabien, ngira ngo ukuyeho urujijo rukomeye nabonye. Mwumve yuko ibintu byose usanga imikino yose iri kuvuka yagiye ituruka kuri karate. Niba ari byo ntago ari imikino yose yaturutse kuri karate, no kuvuga ngo karate imikino igaragara yo kwidefanda cyangwa se yo kurwana yose ihuriyemo muri karate. Urakoze cyane. Nabonye waratangiye gukora dojo, ngira ngo nimara kwiyubaka neza nzaza kugusura kugira ngo tugirane ikiganiro turebe nayo matekinike yatwereke. Ni karibu cyane rwose, ni karibu. Urakoze cyane. Nagira ngo tusimbuke tugere kuri Fabien muri cyangwa Mr. Lee mu nkambi. Uvuye watangiriye he karate? N'ubu nturayisoza ariko wayitangiriye he? Bivugwa nyirizina yuko natangiye karate mu nkambi ya Gihembe, kuko nageze mu nkambi
hariho umusampani bita Frank. Frank niwe wigishaga karate mu nkambi, ageze ahatsimburwa na Sensei Isa. Sensei Isa asa nkaho atekinze over, niwe wazamuye club yo mu nkambi. Ubusanzwe niko bivuga ko natangiriye karate mu nkambi, ariko karate nayikunze cyane mbigisenyi. Najya gusura abavana mbigisenyi, ariwo nakubwiye harimo abapeti bitwa bamapusi, tukagenda bakaza bavuye Igisenyi, bari abantu babasambo, yego ntago bakatwisha karate, bakaturya amafaranga, tukirwa turi kuvuna ibiti ngo turi kwiga karate. Ariko nyine nge narayikundaga, numva mfite umutima wo kwikunda, kubera nabonaga ari abantu bafite ikinyabupfura cyane. Rero ngeze Ibyumba mu nkambi, ko niho famille yanjye yabaga, nge nakundaga kugenda mu mafamiliye muri Gisenyi. Ngeze Ibyumba nibwo nabonye karate imeze neza, nabanje kuyitinya, ariko ku muntu witwa Frank yaragukubitaga kabisa, ukumva ko akantu kakugezeho waba wakoze ikosa, ariko ntabwo yagukubitaga kujije ubusa. Nuvuga ngo yuri umukarateka ugomba kwitwara neza, ufite ikinyabupfura. Rero umwana yakoraga nabi, wagera muri sale muri dojo, Frank akagukubita kabisa bihagije, agafata igisiripa agakoza mu mazi n'umucanga, akubita, ukajya mu rugo, ukajya wirirwa kwihandura umucanga mu mugongo. So byatumaga abana bajya ku murongo. Muri karate nta mikino. So rero uburyo natangiye karate, nubwo natangiriye mu nkambi, niko nabivuga biri serious. Nigishwa na Sensei Isa. Isa aragenda, Tumaini yari captain wa club, akomerezaho turafatanya, natwe uko bugenda bucya nuko bwira niko twagiye twiyeverwa, tukajya tugenda tugira izindi ntera. Naho natangiriye karate. Ngira ngo hari ntago rwa rugendo rworoshye, kubera ko kuva Gisenyi ukaza mu nkambi. Reka tugere noneho mu nkambi, amateka ya Fabien mu nkambi kuri karate. Ese yabarayahe? Watubwira ubivuye imuzi ahangaha, kubera ko namateka atoroshye, ko numvise yuko nabanje kukurikirana, numvise ko wavuye wakiniye hari Ibyumba, ukaza kuhava ukajya Ingarama, ndetse hari n'abantu benshi bo muri leta ngo wagiye upasingisha imikandara. Watubwira muri make, kuko nge ayo ni amakuru numvise, ndagira ngo tubwire ubivuye imuzi. Amakuru ushobora kuba ayo wafashe ari amakuru afatika, ariko ni kimwe cya kabiri cyayo, kubera ko urumva na amakuru, burya amakuru mbarirana aratuba. Niyo mpamvu nagutumiye kugira ngo uze utubwire Fabien na karate. Mu by'ukuri amateka yandanze ya karate mu nkambi, abantu benshi usanga bavuga ko batanzi, kubera ko umukarateka arangwa n'umuntu urangwa na discipline. Nicyo kintu cya mbere tugenderaho, kandi noneho ntago tuba turi abantu bashaka kugira ngo twigaragaze, kubera ko tuzi ibingibi. Nuvuga ngo ibyo tuzi twizera ko tubizi, tukamenya ko bidashobora kugira uwo bibangamira. Rero karate ntago abantu benshi bari banze, ariko karate umuntu wigeze kugira amahirwe yo kumenya abakarateka aranzi ko ntago narindi umuswa muri karate, nta nubwo narindi n'umuhanga, kuko yushatse nta mukarateka w'umuhanga ubaho. Twese duhora twiga buri munsi ko tekinike za karate nshya ziza buri munsi, ariko narageragezaga kuri level yanjye. Rero karate navuga ngo guhera mu 2000 kugeza 2000 kugeza 2005 na gatatu nibwo karate yanjye yari isa nkaho iri kujya ku murongo neza. Ko ndibuka ko nari mfite ceinture bleu mu 2002. Ngize ceinture bleu nibwo nabaye selected kujya gukinana mu timu y'akarere ka Byumba. Icyo gihe ko twari dufite umusensei wavaga i Kigali bita Kimasa, ubu ngo numva ngo abahano muri Amerika. So icyo gihe rero karate yanjye niho yabaye nkigize imbaraga, ko nari ngiye kubona imyitozo irenzeho, ntangiye gutozwa kujya tujya kwitoreza mu karere, tukava mu nkambi tukajya gukina Ibyumba mu mujyi. Ndibuka competition ya mbere nakinnye, navuga ko ari iyo competition yari very serious kuri ngewe, ni competition yabaye mu Ruhengeri, ahantu twagiye turakina, ikipe yacu itsinda timu yo mu Ruhengeri. Ariko navuga ngo aho ngaho niho karate yanjye yazamukiye. Noneho mu 2004 2005 niho umuntu bita Nziza yigaga mu kigo bita PM Ngarama, sinzi ni ugicyumva, ni mu Mutara. So mu Mutara rero aho ngaho icyo kigo cyaje kwifuza abantu baza kwiga b'abakarateka bashobora kwigisha karate. Tujya gukora competition, twagombaga kuba bakeneye abantu babiri. Turagenda ngena n'umuntu bita Tumaini, dukora competition, duhura n'abandi bantu bagiye bava mu Mutara, bavuye za Kigali, ko abantu benshi hariya
washaka ishuri ushaka gukoresha siporo zawe wagomba kugaragaza icyuzi ubwo habaye intambara idasanzwe ubwo wagombaga gukoresha tekinike zawe zose kuko ubuzima bwo mu nkambi naravugaga ati ndangije tronkome nta handi nzajya ubuzima burahagaze ariko kubera ko tronkome natsinzwe tronkome ntago nibesha ngo narayitsinze tronkome yaransinze ubwo mbura ahantu nahise mbura ahantu nerekeza ariko ndashimira umuntu bita nziza wampuka inzapu n'icyo kigo kugira mbashe gukora izo competition narazikoze na performance neza vraiment babiri ba mbere nge natumene twaba ba mbere duturutse muri Petit Tigre twembi nkavuga ati Sensei Issa kudesha salute kubyo wakoze imyitozo yatumye twiga nge natumene turiga mare chance ntago naharangirije kubera ibyagezo birahagarara ubwo njya kwiga handi njya mu nkambi sasa nkambi Nyabiheke yari ihageze nicyo nkubwira ngo icyuzi kiguhesha umugati ubwo narahageze ntangira nshinga club ntangira guhagarara amaklabu menshi ayo mu Mutara za Kabarore Nyagatare amaklabu menshi ugasanga arimo arampamagaza tugakora ama competition ama passage abana mu Mutara hose ahantu hose wagera wasanga abantu benshi banze cyane ku isoko club ya Nyabiheke buno bayita Ekinawa bayita Ekinawa turaza kwivugaho hari ibyo mperutse kubona hano kuri YouTube ibyo ngibyo turaza kubigarukaho ariko banze tubwire aho ngaho mu Mutara wari ufite club zingahe ese ubu wari ugeze kuri rwego muri karate so navuga ngo nari ngeze ku rwego rwa Ceinture Noire nayibone hano muri Amerika muri Spokane ariko mva mu Rwanda nifite Ceinture Marron niyo nari mfite amaklabu yose mfite Ceinture Marron ariko nari mfite n'aba Ceinture Noire nari nyoboye nuvuga ngo aho ngaho nuko ntagiraga chance zo kujya gukora passage ariko nari mfite n'aba Ceinture Noire nari nyoboye bitewe n'uburyo nitwaraga nabo ugasanga bafite Ceinture Noire ariko batazimerita ugasanga abana bavuye mu nkambi twakoraga cyane twakoraga tize niba ari uko wenda nta kindi twakoraga ari siporo nta kindi ariko wasangaga karate dukina ari ibintu dusobanukiwe cyane so club zo mu Mutara navuga nari mpagarariye iyo club yo muri AP Ngarama nakomeje kuyihagararira nubwo ntari ndimo barampamagaraga tugakora na siporo nkabatoza tena hari na club y'Inyagatare nayo nibwo yari itangiye riri gutangira nayo nakundaga kwitoza cyane hari n'indi club yari Kabarore nayo yari club yanjye ni club yo mu nkambi izo club nizo nakundaga kuba ntoza cyane inshuro nyinshi ngira ngo hari ufite ama club menshi kandi ubu ngubu amaze kugera ku rwego mperutse kubona hano kuri YouTube iriya club yo muri Ngarama abana b'abakobwa wari ufitemo ibitsina byombi cyangwa bari abahungu gusa ariko mperutse kubona umwana w'umukobwa wa knocking out umuhungu ese wabivugaho iki ndetse unagaruke ku kibazo cyo guhuza umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa ibyo muri karate bibaho sindabona equipe y'abakobwa ya football cyangwa ya soccer hano ijya guhura n'iy'abahungu ya soccer ese muri karate ibyo bintu bivugaho iki cyangwa bibaho biremewe wagira icyo bivugaho icyo nabivugaho ira club irakomeye ni club ikomeye kugeza ngubu ikintu irabura nk'umuntu nakwita umuvugizi umuntu ushobora kuyihagararira ku buryo club ishobora kugera ku rwego runaka nk'izindi club hari club ya Gisenyi irakomeye cyane ariko ntago mbreminga club yanjye cyane kubera ko ira club ya Ngarama na ira Okinawa ni club y'impunzi ikintu cya mbere navuga ko baramutse batsinze bakagera ku rwego rwo hejuru bakaba bambere mu gihugu cy'u Rwanda ntago bashobora kubona ama passport cyangwa ama visa bajyana kujya gukina international ariko ibyo ntago byabuza gutsinda wenda navuga ngo imyitozo bagize bakabona umusense ifite capacity ishobora kubatoza bashobora kuba competa bagatsinda ama club ariko kugeza kuri uyu munota ndabashimira ku byo bagezeho bakomeza kunyereka yuko level nabasizeho hari icyo bari kugenda bongeraho kandi nababwira ngo courage bakomeze icyo navuga kuri biriya rero ira competition zabaye mu mwaka washize mu kwezi kwa 12 ndibaza zira competition ngiye ku ruhande rwanye navuga ko zabaye nziza ku ruhande rumwe ku bahungu ko barakinye ku mbaraga zabo ariko ku abakobwa barabahanga cyane abakobwa banje barabahanga bahuye n'abandi bakobwa
nuko haje kuzamo muri komiti ukabona abakobwa bo muri Okinawa bari guhura n'abahungu niko nabibonye kandi urabona nk'uriya mukobwa yanokinza out n'umuhungu so rero byose biremewe ko bahura n'abahungu n'umukobwa kugeza kuri uyu munota ntago nzi uko byagenze na n'ubu ntago ndafata amakuru afatika ko ari amarushanwa nabonye yari yateguwe n'Ubuyapani ngo aba buri mwaka ntago nzi niba buri muntu wese ubatoye apfa guhura n'uwatoye ariko mu busanzwe ntago ariko bigenda ntago bigenda umukobwa ugomba guhura n'umukobwa n'umuhungu agahura n'umuhungu kuko capacity y'umuhungu bitandukanye n'umukobwa ashobora kuba ari umuhungu ari umukobwa ari umuhanga ariko adashobora guhindura ngo umuhungu w'umuswa. Urakoze cyane yango ari performance ku muhungu na performance ku mukobwa no kuri ntago byari bikwiye yuko babahuza ngira ngo mujya mubibona ngira ngo nta mu yindi mikino nta mukobwa uriyo ya performing bingana bite ngo abe afite imbaraga bingana bite ari wo muri basketball ngo equipe ye nayikomeye ngo izamugura ajye gukina abahungu ngira ngo equipe y'abahungu ngira ngo twakomeza kuvuga kuri icyo kintu ndetse unakurikirana nayo makuru urebe niba karate yarahinduye amategeko aho basigaye bahuza abahungu n'abakobwa. Ndibaza icyo kintu kugikurikirana birakwiye ariko mu byo mbona bikwiye kubaho nuko bakwiye gukora igenzura uriya mukino uramutse warabaye hagahuzwa umuhungu n'umukobwa iriya club yakwiye ikwiriye igihano club ikwiriye igihano kandi nta hantu bibaho ko kabone n'ubwo umukobwa yaba yaramutsinze ntabwo byakwiye kubaho ko umukobwa yahora n'umuhungu ariko amateka ya karate ntabwo nibaza ko karate ishobora kuba yarahindutse ko ndayikurikirana cyane 90% naho ndi nkora siporo kandi siporo yo nkora siporo nkora zose usanga nibanda muri karate ibintu byose nkora rero navuga ngo karate ntago yahindutse navuga ngo niba bishobora kuba byarahindutse abakobwa bakina n'abahungu hari n'intambwe yaba yarabayeho nkaba ntazi reka twese tuzafata yeze hamwe ubushakashatsi kuri icyo kintu niba karate yarahinduye amateka ariko kubigaragaraho hariya muri uriya mukino hagaragayemo abakobwa bagiye bahura n'abahungu baturutse muri club zindi club ya Okinawa big up kandi turabakunda cyane ngewe Fabien nibwo amazi yarabambwiye ndetse mbabonye imbabaza Fabien n'abantu nabahe nabonye kuri kimono hariho ikirangantego cya HCR ese biriya umukinnyi wo mu nkambi ashobora kugurwa akagenda akajya gukinira club yo hanze birashoboka ese urabimenya nkawe nyiri club iyo byagenze gutyo ese umukinnyi wawe yaciye inyuma yagiye bigenda bite mbona ukuvuga muri karate ntago hajya habaho kugurisha abakinnyi kubera ko ikintu cya mbere tugomba kumenya muri karate dukina icyo bita open so izo open nuvuga ngo nta umuntu n'ubuhanga ku giti cyawe iyo turi gukina buba ari ubuhanga ku giti cyawe rero iyo hajemo kuvuga ngo urimutse ugiye muri club usaba transfer wamara gusaba transfer ukagenda muri iyo club ukayikinira gusa ariko iyo byageze kuri level icyangombwa no kubamenyesha umuntu nyiri iyo club yihagarariye yamaze kumenyeshwa iyo club uragenda ukayikinira nta kibazo ntabwo icyo navuga kuri uniform iyo mugiye gukina club igomba kuba ifite ikimenyetso kigaragaza ndetse naho muturutse club ya Nyabiheke Okinawa rero igomba kuba ifite ko iturutse mu nkambi ni impunzi bayobowe na HCR bafashwa na HCR bagomba gushyira ikirangantego cya HCR irakimono ni njye wazibaguriye naziguze ziturutse i Kigali urumva zisa ngo zigenda zanditse ikirangantego zagomba kuba zanditse ikirangantego cy'i Kigali ariko naziguze zivuye muri Federation ya Karate Kigali zijya muri Ingarama so bagiye gukina competition bagomba kubashiriraho icyo kirangantego kugira ngo bamenye aho baturutse wabonye no mu mugongo agomba kuba yanditseho Nyabiheke so nuvuga ngo Nyabiheke na ahantu bari baje baturutse ariko izina nyakuri rya club bayita Okinawa. Okay, urakoze cyane ngira ngo ni nabyiza binasobanuke yuko umukinnyi wawe adashobora kujya gukina hanze utabizi. Kugeza kuri uyu mwanya bafite umuntu ubahagarariye bita Mustafa ariko ko nawe twarakoranye umwana yagiye mu buryo bwo kuvuga ngo atijwe club mu yindi club ibyo byo ndabimenya. Okay. Ikiganiro ni The Brainstorming n'ubundi turi kumwe na Fabien mu kiganiro aho twageneye ikiganiro siporo
yatubwiye ku mateka ya karate ndetse atubwiye ibyo akomeje gukora, mushimira cyane ko atigeze atezuka ku mugambi wo gufasha abana b'inyabiheke. nawe utureba niba hari ikintu ukora wasize wakoraga club wari urimo iyo ariyo yose ukaba ugeze ahangaha, byaba byiza uyiteje imbere, kubera yuko ni byiza ko utibagirwa amateka y'inyuma aho wasize, cyane cyane ko hariya mu nkambi baba badukeneye. Fabien, ndagira ngo menye aho bakinira, izina ryawe aho ngaho barimenya, n'undi wese uje amenya ate yuko iyo club uyifitemo amateka, uyizi ari yawe? Icyo nakubwira aho ngaho ahantu bakinira muri club, igihe cyose umuntu ugeze muri club yifuza kumenya uwatoje club ninde mbere, kuko iyo uhageze ubona uburyo abakarateka bakina, imyitwarire yabo, discipline bafite, uburyo bakina. Ushobora kuhagera nk'ubu ko benshi bakundaga kuba bazi yuko ngiye ndwanisha amaboko cyane, igipfunsi ababyita Jakutsuki, kuza amaboko ziri professional kuri ngiye nicyo abantu benshi bari banzeho cyane. So yugezemo rero muri club urahagera ugahita ubona abana bose abahanga barimo benshi baje gukoresha igipfunsi. Nuvuga ngo training nyinshi zahawe kuri bo ntago bazi imigeri myinshi cyane, yego bazi gukoresha amaku y'amaguru, ariko ukahagera ugahita wifuza kumenya ati umwarimu wanyu ninde. Kurashobora kubona dufite abantu b'abahanga benshi mu Rwanda, hari ba Cyuma, ukagera mukavuga ati wabona club Cyuma yatoje, ugahita umenya ngo, ugahita umenya imikinire ya Cyuma, ugahita uvuga ati uyu muntu. Hari ba Silvestre, ukumva ukavuga ati hano abana bazi gukina kata cyane. Uvuga bisobanuye ngo umuntu wabatozaga yari umuntu uzi gukina kata cyane. Abana bazi gutera imigeri cyane, umuntu wabatozaga azi gutera imigeri. Abana bazi gutera ibipfunsi cyane, umuntu wabatozaga yateraga ibipfunsi cyane. So rero urahagera wabona ibyo abana bakora, ukifuza kumenya baba karateka ibyo bakora, ukifuza kumenya umwarimu yarinde, umwarimu wabo ninde. So kuko nawe biragufasha. So abana rero club ya Ikinawandi baza ko n'abantu badatinya no kumvuga ko bari proud nanjye, bari proud y'ibyo nabigishije, ko byarabafashije, revo bibagejejeho barabyishimira cyane. Rero ndumva umuntu wese uhageze inshuro nyinshi bambwira ati sensei rwose muri club dufite ifoto yawe tuba tukureba all the time. No kuvuga ngo barahariya barandeba bakavuga ati mwarimu n'uyu ngo, usibye niyo atabafite n'ifoto no muri image yakina ahita yibuka. Ndibuka mu minsi yashize nigeze gupostinga akantu ndimo gutraining abana banjye, sinzi umuntu wakabahaye, bose bagiye bakanywereza ngo duhise twumva ijwi ryawe muri sala. That means ibyo twiganaga byose, ibyo nakoraga yumvishije ijwi ryanjye gusa, ko ntago yaramperutse muri kamande za karate. Bura hano tugeze muri karate ubu ngubu wahita wumva mpinduye ijwi kubera ndi kuvuga ikiyapani kandi wumva tuvuga ikinyarwanda. Ubu tuvuga ikinyarwanda, ariko tugeze mu mwanya wa karate uhita wumva amagambo arahinduka, ikigano cyo kibaye Japanese. Tuzabibona kuko mu minsi mike nabona dojo iri buze kuzura mu minsi mikeya. Fabien, ikanze nkubwire njye amateka yanjye muri karate. Muri 90 nabaga ahantu hitwa Igicanga. Abazi Igicanga urabona ugeze kuri rompwe, wageze Igicanga, ugeze kuri rompwe usa nuri kujya ahantu twayaga tujya kugura ibisheke, niba nagari Kazumwami ibire mwaho ngaho, ubwo yitwa Chamwami. Chamwami. Noneho mu gihe uri kuva kuri rompwe usa nuri kujya Igitobo, hari ahantu hari iburyo urenze nka metero nkeya niho nabaga hari ikigo cy'urusengero rw'Abadventiste rw'Abagatulika. Noneho kuri urwo rusengero rw'Abagatulika niho hari ahantu bari barakoze, turi kujya donc abana bose bakaza bakarecruiting abana bose aho ngaho muri quartier mukagenda. Noneho njyayo nanjye avuga nanjye reka njyeyo. Ubwo ngubwo bampuza n'umwana w'umuhunde, ntago nzabyibagirwa. Niba we yari sanzwe abirimo simbizi, sinzi ukuntu nagiye gutera igipfunsi, we yanyitondeye yarahindukiye mu gutera igipfunsi, nabaye nk'uhindukira. Mu guhindukira we araza nkubita agatsinsino, ngo bita niba ari kakato niba ari iki simbizi, ankubita agatsinsino hangaha mu rutirigongo, coccyx yarayimennye. Ndicara hasi, Chamwami araza ahita antandukanya nawe, niwe nyine yarakomeje kubera ko nayo nunamye washaka gukomeza kundwanya. Kuva icyo gihe ntandukana na karate.
niyo mbonye aho bari kurwana mbere kuri televiziyo cyangwa nkaza kureba ariko nabwo ndi kure ngo bataza kungeraho ikintu kibi wahuye nacyo muri karate ni iki watubwira ko nge ni icyo ngicyo cyatandukanije n'icyitwa karate niki cyabo baba warahuye nacyo ukavuga ati iki sinzakibagirwa nge ikintu cyo navuga kibi nahuye nacyo muri karate cyatuma ntago kigeze ntekereza ko cyatuma nsubira inyuma ko revu naringezeho yari mfite esprit sinkuvuga kwibagirwa ahubwo ntuzakibagirwa ariko niyo wakomeza ariko ntuzakibagirwa ikintu navuga ngo ikintu nibuka gise kiza mu mutwe nibuka nakinnye ama competition menshi ariko ikintu nibuka cya mbere ni competition yabaye habaye amafaranga hasere baduhuje nuvuga ngo twagomba gukina club aturi abantu baziranye nuvuga muri abantu baziranye kurwana muziranye nyine hagomba guca wambaye ndibuka ndi muri demi finale n'umuntu bita Strong umutipe yari inshuti yanjye ahantu nanyuraga baravugaga ati Strong nagiye gutambuka mu kanya yatambuka vuba Fabien aratambutse ko yari n'umuntu w'umuturanyi ari n'inshuti none dukina no muri club imwe so duhuye rero ko twinjiyemo namureba turi muri kamiza nkavuga ati ndamukubita nagatekereza ndamukubita so hakabamo fair play twembi tugashaka kugira ngo tubabarirane ariko umwaka uraza sinzi uburyo hari no kuri bonane yazamuye ngiye kumva numvira kubise intoki ndiruma iminwa irashanyuka kuri bonane n'intoki ndiruma byose bonane y'uyu mwaka ni 2007 so iyo bonane rero nayiriye ko no mu rugo bari baje mu rugo ntago barwanyaga karate yireke none bari bashiki banje bari baje no kuri uwo mukino bararira ati Fabien arapfuye banjyana kwa muganga birarangira mara iminsi mfutse umunwa ariko byaje kurangira nkomeza karate nta kibazo so ikintu cyo navuga cyambabaje cyane rero nuko naje kwangirika gutyo narangiza muri uwo umwaka wakurikiyeho umusore nkamubura aza kwitaba Imana imuheruko ridashira rero navuga ngo mama we aracyahari mama Strong mu nkambi ya Byumba ndamushuje cyane yihangane umunsi umwe azabona Strong reka dukomeze tuganire ni ikiganiro The Brainstorming muri kumwe na Fabien ndetse na MC Shambo ndashaka kugira ngo nkubaze ku byerekeranye mbese umugati hatubwiye ngo hari icyo byakumariye hari icyo byakugejejeho ariko ikintu wumva cyiza karate yakugejejeho kugeza kuri uyu munota ni ikihe karate ikintu cya mbere navuga yangejejeho ibintu byinshi ariko reka nse nk'unyuze muri detail mo dukeya mbe breaking down kugira mbashe kugera ku kintu kimfasha cyane icya mbere karate navuga ko yampaye discipline yankuye kuba umwana w'ikirara ko karate hari ahantu uyu mwana ari muri karate hari ahantu igimukura ukabona abana b'abakarate kusanga bameze nk'aho bakuze mu mutwe kubera ko ni abantu baba bumva yuko bafite confidence yuko ibintu babizi ko ashobora hagize nta kintu gishobora kugira icyo kimutwara icya kabiri karate yamfashe muri education karate yandihiye imyaka igera kuri 2 muri secondaire so ikindi nanone navuga kiruta byose karate yarantunze mba mu Mutara mu nkambi ya Ngarama club ya Ngarama muri hasere hari amafaranga bamperezaga yo gufasha abantu mu nkambi noneho n'amaklabu menshi nigishaga hanze y'inkambi buri club yagombaga kumenyera 10,000 bya buri kwezi so urumva nari mfite amaklabu agera kuri 4 nari mfite 40,000 byinjira kandi urumva nari ndi mu nkambi ntago nari mvunika cyane noneho ikindi nanone iyo abana bagiye gukora passage hari udufaranga dukiye bahereza umuntu uje gukoresha passage niba hari umuntu uje gukoresha passage uturutse nk'Ikigali urumva hari amafaranga bagomba kwishyura federation ajya muri federation noneho na wa muntu waje gupasingisha gukoresha passage hari utwo nagombaga kubonaho kubera ko nagomba kuba namufashije niba ntari bukore passage ko nabaga ndi bukore passage nanjye nagombaga kwishyura kuko ndi bushaka umukandara ariko ikiruta byose
navuga muri transition ya karate yanjye n'inzira nagiyemo naho nageze kugeza kuri umunota mbara yuko karate ishobora kuba yari yamfashe kuba ndi hano muri Amerika. Uti mu buhe buryo rero? Njya mu nkambi ya Ngarama nahagiye bitewe nuko ikigo cya pe mu Ngarama cyari gihagaritse kunyishyurira, ubwo urumva nagomba gushaka uburyo njya kwishyura nishyurira, ariko nahavuye njya kwiga handi. Ariyo mateka nagize mu nkambi tuzavugaho ubutaha bijyanye na education, ukuntu twashinze ikigo cy'amashuri mu nkambi tukabasha kwiga. Ibyo ngibyo n'indi topic. So rero mvaho ngaho nagiye mu nkambi ntangiza club, ntago nari mbaruwe mu nkambi, naje kubarurwa mu 2006 nibwo naje kubarurwa. Maze kubarurwa nibwo mu 2008 2007 mbaho 2008 ntangira processes yo gushaka kuza muri Amerika. Urumva iyo ntaza kugira karate ngo menywe muri asere, menywe n'abayobozi batandukanye, inkambi menye mbumuturage w'inkambi, ntago nagomba kuba ndi hano muri Amerika. Ko nabarwaga nk'impunzi y'Ibyumba, ariko byaje guhinduka kubarwa nk'impunzi ya Ngarama. Ijeto yanjye ya Byumba iricwa, mbarurwa Ngarama, ubwo bitewe na karate. Yumva nsa kuba ntago nzi karate, ntago mba namenywe ko ndibuka mu mabarura yo kubarurwa ba amen. Abayobozi barambonye baravuga ati huru hano gute utabaruwe. Ndabwira ati burya nabagaho ntabaruwe ariko ndi impunzi ya hano. So ko ndibuka najyaga n'Ibyumba nahura n'umuntu bita Auguste, abayobozi bahasere bakambwira ati bite uri hano karate, niko banyitaga nti ndi hano. Tuzasubira Ngarama ryari? Ntinabuze ukuntu nzasubira, ariko mu minsi mike ndagenda nimbona agatike. Bakambwira ati ngwino tuguhe lift tugende. Ubwo bakansubiza naje gusura mukecuru wanjye mu nkambi y'Ibyumba, bakansubiza Ngarama ntaranana basuhuza, ubwo nkimeza ngasubira ko nanga kwica dossier yanjye. So karate rero iri mu bintu byamfashije kugira amenyekane ko hari igihe twajyaga no mu mahugurwa ngahura n'abantu b'Ibyumba akavuga ati uruhi wacu, ariko abakozi basira akavuga turano w'Ingarama wojya hano. Bikarero kubera kuba iyo sport yamenyekanishije, karate kamenyekanisha, byatumye n'akadosiye kanjye kihuta inabimfashamo. Reka noneho turabona ko karate ishobora kugira ikimarira umuntu mu buzima. Wabwira iki ababyeyi, abantu bakuru bamaze bakumira abana babo kujya muri gahunda ya karate cyangwa se mu mukino wa karate, cyangwa se wagira inama iki ababyeyi hano hanze kubyerekeye n'umukino wa karate? Ikintu cyo nabwira ababyeyi cya mbere nuko hari ikosa abantu tugira amahirwe yo kuba dufite ikintu ntitukibyaza umusaruro nkuko tugifite, ariko kikagera ahantu kikagera kuri level kiza kubura ukifuza kukigira utakikibonye. Wenda navuga urugero nk'abantu bari mu Rwanda ubu ngubu bafite amahirwe yo kuba umwana wabo yakwiga karate mu buryo buhendutse kandi bworoshye. None wari umuntu wageze ahangaha umwana kujya muri club birahenze. Ushobora gusanga nk'umwana umwe uzayimwishyura $200 ku kwezi, waraba kwishyura $200 ku kwezi na bire yifite ahangaha bikakunanira ukaba wabireka. Ariko icyo nabwira ababyeyi, uramutse ufite amahirwe ukafite umuntu ushobora kugutrainingira umwana muri karate, ntuzigere utinda kumwohereza kugira ngo afate izo training, kuko icyambere bizagufasha kumushyira kuri discipline. Icya kabiri bizamufasha kumenya tekinike zo kwidefenda. Ntago umenya, you never know, ntago uzaho umwana wazaba areje mu gitondo. Shobora kuba abanyamerika barabikunda cyane, ko usanga abana b'abanyamerika bari mu club. Ngingira club iri hariya nuko ari style ndakunda, ariko abana banjye bajyamo. Ndabikunda cyane ko usanga abazungu bitabira gutraininga abana babo, ntago bazi mu gitondo ushobora guhohotera umwana wawe akidefanda akahava neza. So icyo ni icyaka bigishobora gutuma wihutira kujyana umwana wawe mu ishuri rya karate. Ikindi nuko ushobora kwihutira kujyana umwana wawe muri karate, ishobora kumufatisha muri future mu bijyanye no mu buzima busanzwe. Ashobora kugira ahantu ugasanga arazamutse, niba ikoreye yiwe arakinnye yabaye umuhanga. Dore tubona abantu kuri TV hano bakina bafite imidari, bafite amafaranga akomeye cyane bitewe na karate na siporo ya karate. So rero nabwira ababyeyi bose ko bakurishoka byose umwana wabo, abana bo bakagera muri karate. Niyo yaragezemo akavamo, iyo umubonye hanze ubona atandukanye n'abandi. Ibyo binjyane kukubaza iki kibazo. Hano dufite abakarateka ndetse bamaze kugera kuri ceinture noire. Harimo Karingo, tukagira Mbane, tukagira wowe, tukagira Amini muri Colorado, Mbane muri Michigan, Karingo muri Kentucky, wowe hano muri Houston. Ni iki gituma hano mudashinga club
ese ni amategeko y'iki gihugu abibabuza cyangwa se niki gituma hatabaho club ngo mutegure club abana turi kubona abana b'ibirara bari kubibirara kandi ndibwira yuko mushobora kuba bamwe mu bantu bashobora gutuma uburara bucika kubera karate yigisha discipline. So aba bana niki gituma tudatekereza kugira ntuza tudatekereza ku ukuntu hashingwa iyo dojo cyangwa se iyo club noneho abana bakaba recruited tukaza muri icyo ubona bishoboka cyangwa se n'ikituma bitagerwa. Bo ibyo bintu birashoboka ariko ikintu gishobora gutuma bidashoboka nakubwira cya mbere n'ubuzima. Ubuzima twajemo n'ubuzima bushobora kuba butatwemera no gukora icyo kintu. Bo ariko ikintu cyo tugomba kurebaho cya mbere na uburyo dutuye. Ushobora kubona nka Texas, kuva Texas kugera Kentucky ni indege, ku modoka na amasaha 15 18. So nuvuga ngo amasaha 18 karingo ku kandi no afite umuryango, nanjye afite umuryango, kujya gukina muri club hano ndubwiye n'amasaha 18 ni ikibazo. Wareba Amin ugasanga anatuye nuko, wareba Patrick na umenyuta muzi Patrick nawe hano atuye ni ikindi kibazo. Wareba ahantu mbana tuye muri Michigan ugasanga nta hantu dushobora guhurira. Bo kuba igihugu cyo gishobora kuduha uburenganzira kuko capacity turayifite. Ikindi nuko imikandara yo urumva capacity ni imikandara turayifite, certificate zo zirahari. Nuvuga ngo kugira passing umukandara w'umukara ufite certificate igaragaza ko ubonye ufite icyangombwa cyuhabwa na federation kandi utanagifite ushobora kugisaba muri federation y'u Rwanda bakakiguhereza kuko nibo baba baraguhaye umukandara. Nkanjye none certificate y'umukandara wanjye ndayifite, umukandara wanjye nawuboneye hano muri Amerika. So rero kuba dushobora kuba twashinga club hangaha byakunda, ariko ubwo uko dutuye n'amasaha n'ubuzima bw'utubayemo cyane ko bishobora kudusaba yuko sale dukoramo ishobora gukodeshwa. Ni financial need. Nuva ni hahandi uzagera ugasaba kugira ngo club tuyikore tuzasaba ababyeyi amafaranga kandi tushatse kwinjira muri situation yuko tushatse gufasha ababyeyi kugira ngo abana babo bareke kubiraro. Gusanga umwana ufite imyaka 17 ari kunywa urumogi, ari kunywa inzoga, yirwa mfungwa, ibyo bintu byose kugira tubikore tubashe kuvuga ngo dushinze club turi gufasha abana nuko n'ababyeyi bashobora kumva ko baje kudufasha. Kandi noneho ikindi kigoranye, abana bahangaha bazi ko bafite uburenganzira 100% bwo kugira uko bashaka. Mu gihe umubyeyi atabishizemo uruhare ngo yegere wa mwana na cyari cyo kiganiro ushobora kuzazana kuganiza ababyeyi uburyo bagomba kujya baganiza abana, ntabwo umwana azabasha kumva ko icyo agiye gukora agomba kugikora bitewe nuko yamaze kumva ku ishuri ko afite uburenganzira nta muntu ushobora kugira icyo amubwira. Rero icyo kintu twagikora ariko imbogamizi ni nyinshi cyane: imiturire, ubuzima, financial. Ibyo bintu kwari bingahe bikubiye mu bintu bishobora kuba byatubera inzitizi natwe ubwacu. Ugasanga rimwe na rimwe abashobora kuba bakora imyitozo ni bakeya kubera bitewe barabyuka akajya muri company, yakwirwa muri company akaza yavunaguritse. Sport ni izindi mvune, agahitamo kwicara mu rugo, nuko karate yacu ikaba destroyed muri ubwo buryo. Ngira ngo hari ni ibintu bitikwiye kwigwaho kubera ko dufite imishinga hangaha isupportinga ibintu bya sport cyane ugasanga hari 4 yabigenewe iri muri district. Dushobora kwenda ari uko tutaza aho dukomanga, ariko wasanga bishobora kubera ko niba nkubwiye ikintu nk'icyo ngicyo nuko nge ndi gutekereza niba Karingwa ari haraka bafite club encadrement y'abana bari muri Kentucky izaba imeze neza. Niba uri hano ufite club encadrement y'abana hangaha umuntu yagenda akabagandiza akabinjiza muri ko cyane benshi bakundana karate. Hari nabenshi bakushaka kugira ngo bidefend ariko bakaza bakigira mu ya discipline. Mbane aho ari muri Michigan nawe akaba ameze aricyo. Nawe aho ari ntabwo nzi aho ari, nawe akaba muri Kansas nawe akaba ameze gutyo. So icyo ngicyo byatuma hagaho kugabanuka kwa to y'abana bari kugenda baba ibirara. Nk'ubu dufite abana bari muri gereza, urabizi hari abicwa bazize uburara, ariko mu gihe yaba afite ya discipline ntago azajya kwiba. Mu gihe yaba yarafite ya discipline ntabwo azajya gushaka gufatanuza kujya kunywa ibiyobyabwenge. Niba afite ya discipline ntabwo azajya kwirundurira mu nzoga. Akaba ariyo mpamvu ngira nti n'ubushobozi ababyeyi bashobora kwitanga
kuko nta mubyeyi wabona ufite ntuza umubyeyi wabona umwana wari gupfa ngo areke gutanga wa musanzu we kugira ngo hahantu hakodeshwa aho kwigishiriza. ngira ngo hore mwazabitekerezaho nk'abantu umenyereye nababwiye ngo nge na siporo ubundi turi abakeba, ntago siporo kuyijyamo kereka nk'iyo waje nanjye nkagukurikira nkajya kwiruka nkagucyuma, ariko ngira ngo hari mwamukiye gutekereza uburyo hano hari abasore benshi, hari benshi yiga bajya babisaba kandi uvuga ati ngenza yantanga amadolari ariko tubona aho gukinira. Reka rero muzabivugeho nk'abakarateka kandi mumenyereye mwashinze club nyinshi, yaba wowe yaba Karingo n'abandi, muzare uburyo iyi encadrement iyi karate yazafasha abana kugira ngo tugire encadrement nziza muri gahunda, ndetse n'ubwo buvugizi burashoboka cyane cyane ko dufite n'imiryango ibikora. ngira akantu gato wenda nshyiraho aho ngaho, uvuze neza cyane. turabizi ko tujya tubona amaorganisation menshi yishyira hamwe non profit, ibintu byinshi bigakorwa bikagenda neza, ariko ikintu cyo ugomba kumenya cyane muri kino gihugu, iki gihugu ni land of opportunity, ariko iyo opportunity ugomba kwicesinga kugira ngo uyigereho. So niba wowe setinze goals ukavuga ngo ngiye gukora iki kintu hano kugira ngo mbone financial needs from ivuye muri government cyangwa ahandi hantu dushobora kujya kunokinga kugira bagira icyo baduha, dufite kubereka what we have ni icyo bari bwongereho ku cyo dufite. So rero niho ariho nkubwira abo bana haramutse hashizeho kugira nka club y'Ingarama kugira ngo itangire, nibo ubwabo bishyize hamwe bo baza kunshaka kuko bari banziho ubushobozi. Nimvuga ngo ngiye kugitangiza ngiye ubwanjye, nuvuga ngo ngiye nzaba niyemeje kuba mfite financial kugira ntangire, none abanyeshuri baze, nuvuga ngo abantu bashaka kugira ngo bagire ikintu bamenya bo ubwabo bazishyira hamwe, kuko ngewe revo mfite nshobora kujya muri club bakamejeninga capacity zanjye, bakareba nivo y'umukandara mfite ibyo ngezeho, none ugasanga ngisinge nishyura amafaranga siporo yanjye igakomeza. So rero kuri bantu kuko ngiye nzaba ngiye guspendinga yamvuye mu mufuka, babone bagomba kwishyira hamwe bakaza kunda bitewe nuko bashobora kuba banzi ubushobozi. Bwa bushobozi rero banziho nanjye byonzi ntago nzifuza kubiha abantu banjye kugira babe kumenya. Rero hazaterwa n'abantu duturanye bashaka kugira ngo twishyira hamwe dukore siporo, biyorganije. Ndahari ngewe Fabien, ibyo nzi byose nzayibahereza, kandi nzi ko club zose nagiye mbamo, nagiye ntangiza na club mu Mutarahano nize kuri AP Mugarama, nagiye kwava club yaho imeze neza ifite abakobwa bazi karate kabisa, ukavuga ati bano bakobwa bazi karate, abahungu barasobanukiwe. Kugeza n'ubu hari abantu bajya banshaka kuri social media, nkabona kuri Instagram nkabona umuntu aranyandikiye ati Sensei rwose waranyigishije muri AP Mugarama, ndakwibuka najya gusanga ni umunyeshuri wanjye wo muri AP Mugarama. Abantu Karinga hari abantu bishyize hamwe bamubona, bishyize hamwe bamubona, Amini bishyize hamwe bamubona, nishyize hamwe bambona, Marite muri photo bamubona. Turi hano turi abakarateka benshi, ndetse n'umukaratika dufite n'abandi bana bagiye baza bafite amasentire bleu, sentire orange, babahanga cyane ahantu bashobora kuba bari muri za Georgia, amastate yose tuyatuyemo, bashobora gutangiza club nabo bwabo bakaya badutumira tukaza tukabahereza motivation, asigaye ibintu bikagenda neza. Urakoze cyane Fabien. Ngira ngo hari ababyeyi, abasore, abana bakiri batoya ariko bamaze kugera mu kigero cyo kuba batangiza karate, ariko bifashwemo cyane n'ababyeyi. Ni mwumve Fabien we arahari, ari tayari kugira ngo abafashe, ari tayari kugira ngo abigishe, ari tayari kugira ngo abazanemo ya discipline ikenewe muri karate, bigishizwa muri karate. Akaba ababwiye yuko we ahari 100%, ndetse ashobora no kuvugana na timu bakoranye irimo Karingo, Mbane, Gi ndetse na Mutabazi muri Martin muri photo. Abo bose bashobora kwishyira hamwe kugira ngo bafashe urubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu ruri kwangirika mu biyobyabwenge ndetse n'ibindi. Nkabangira ngo Fabien mushimire cyane ko yafashe umwanya we akaza kugira ngo atubwire ubyerekeye na karate n'uburyo ishobora kudufasha kugira ngo turwanye ubu burara buri kuba mu bana bacu. Cyane cyane ko ejo bundi hari umubyeyi twicara arambwira ati muri iki gihe turi muri quarantine ndi gushaka umuntu wakwigisha abana banjye muzika. Urumva ko muri iki gihe bari muri quarantine hari ibintu byinshi byari bikenewe.
ariko ntabwo bishoboka kubera uburyo bwa finance cyangwa se uburyo bwa mikoro, ariko mikoro aba mu bantu, amikoro ari mu bantu. Abishyize hamwe ababyeyi 10-20 bumva ko Fabien yafatanya nabo kugira ngo babashe gushyira hamwe abana babo, ngira ngo bagusanze bashobora kukubona kandi hari umusaruro byatanga cyane rwose. Ndahari cyane ko abanjye baratangiye uzaze kubasura. Ngewe mfite nabonye bidashoboka ko abana banjye bagomba kuba badakora siporo, ko parike zarafunzwe, club zarafunzwe. Ubu nahisemo gukora club muri garage. Uzaze kunsura, garage yanjye ni dojo kabisa, nta muntu kwinjiramo no gukuramo inkweto. Harakoze cyane Fabien, kandi tumushimire cyane ko yigomwe byinshi, ariko urabizi ko nayangenda ntagubajije ibintu kumbuye muri Kongo. Ngira ngo hari igihugu cyawe kandi imasisi aho uvuka, ngira ngo noneho umbwire wibutse ugira abantu usuhuza kandi uri kwibuka nibyo uri buze kumbwira ukumbuye. Uyu munsi ndakubwira kimwe nkumbuye, ko ngiye mbikubwira byose byazanshirana ugasanga nabuze icyo nkumbura. Ndasuhuza madamu wanjye first of all, ngasuhuza abana, umuryango wanjye muri rusange, ndasuhuza Mugisha w'Inzobe muri Houston, ngasuhuza abakarateka muri rusange aho bari. Nkababwira ngo bagume mu rugo, bihangane, club zirafungurwa vuba cyane, imyitozo ikomeze nk'ibisanzwe. Ariko ntago ndasuhuza umwana bita Mupenzi, umwana uri kuzamuka muri karate, ni umwana w'Ingarama, ariko ngo bari gukinira club y'Igisenyi. Ndi kumukurikirana, ejo twavuganye no kumubwira ko agiye kujya kinira ikipe ya karate ya APR. So ndamushimira cyane, courage. Ni umwana navuga ko akomoka muri club yanjye, ariko intera amaze kugeraho iranshimisha cyane, kandi nkavuga ati nakomerezaho. Wenda icyo nkumbuye imasisi, nkumbuye imbungu yokejwe ku muriro, ugacana umuriro ukaba inkekwe, warangiza ukotsaho imbungu ukayiharura, ukazana amata y'umurazo ukayisomera. Nicyo kintu nkumbuye. Murakoze. Ukumbuye twe twayitaga imvomo. Ukumbuye imvomo, ukumbuye imbungu kuyisomera n'inshyushyu. Umurazo no inshyushyu ishyuhiyeho bakameho nawe, ikarara hasi, ugacukura ugakebe neza, ugashira isinde hejuru, ukayakuramo nk'ejo mu gitondo ukayanywa wokeje imvomo nziza cyane. Mwabyumvise Fabien, turamushimiye cyane. Ngira ngo ubutaha azatugezaho ikiganiro ndetse tuzanamusura aho kuri dojo ye, ndetse n'abandi mwese quarantaine nirangira, coronavirus ivuye mu nzira, ngira ngo hari muzaye mujya kumusura, kandi azabamenyesha byinshi kubyerekeye na karate. Akangaka kari musogongero, twari turi kubasogongeza ibyinshi, tuzakomeza tubiganire na Fabien. Ntabwo akitse mu kiganiro the brainstorming muri Shambo Show, so tugukenera kandi tugushimire ko iyo tugukeneye tukubona cyane rwose. Murakoze cyane, nanjye ndishimye kuba nabanye namwe muri aka kanya. Ibyinshi tuzakomeza tubiganireho. Murakoze cyane, nta kindi twakongeraho usibye kubashimira kandi tubabwira yuko tubakunda. Bimasisi, Rucuru, Murenge, mu Bwiza, mu Ijomba, Ibunagana, Iroso niho Fabien avuka. Ndetse tugere i Gatoyi, Imangeri, Bitoyi, Gasheberi, twambuke mvuge urahakunda ujya ukunda kuhavuga, ngavuga uvuka he? Ngiye mvuka ahantu bita Igikuku, niho kavukiranye, niho navukiye. Iroso nahageze, nageze Iroso, ntago ari Iroso, ni Iroso. Iroso nahageze ni navuga ko ariho nari twatuye tuva Igikuku, twatuye ahantu bita Nyamirazo. So kwa mama, umuryango mama babaga ugasozi bita Nteko iri hejuru ya Roso. Ubwo nuvuga ngo najyaga kwa ba marume kagiroso kurya amacenga na fromage. Urumva ko hose aho ni hafi yaho umuryango mama avuka, hose buriya iyo kureba ngiyo mvuze ndavuga ngo mvuka Masisi, hako ntabwo mvuka muri Masisi yose. Nicyo nashaka kuvuga. Ngiyo mvuze mvuka Masisi, ugiye kureba nabaye Gatoyi, mba Itambi, ahantu hitwa Nairobi, abari aho ngaho bose ndabashuhuje. Mba Icyasamba, hariho ugiye kureba ni Mokoto, mbi Gicanga. So ngiye kuvuga ntago navuga ko
mvuze mvuka igicanga ntago babubeshye mvuka icyasamba ntawubeshye nabaye kuri Goma mvuze nabaye kuri Goma urakazi nkundi mukoto none se mukoto kamubaza ikibazo none se uri muri Amerika ubwo ukajya uvuga ngo kundi mukoto ni naho uvuka ni ikihe gikorwa wambwira uri gukorera mukoto cyangwa uteganya kuzakorera mukoto hari byinshi cyane bitiri guteganywa nibwira ko ndetse mu minsi yashize navuganye na chef de zone waho ngaho ndetse n'umwabi Bashari hari umuntu wampuje nawe nshimire cyane muhizi muheto twarahuye hari byinshi biri guteganywa hariya ntago ngiye kwivuga naba ntubutse ariko hari byinshi biri guteganywa ntarwe na nyine ndetse bino mu kiganiro cy'ubutaha kukerekeye n'amajyambere iwacu nawe uzabuhari ikiganiro cyitwa amajyambere iwacu imajyambere imasisi amajyambere irucuru amajyambere iwacu nitwe tuzayajyanayo nta wundi uzayajyanayo so aho ngaho icyo kiganiro wakoze no kuba ubitekereje ko nawe ubutanza kubaza ibyo uri gukorera ku gasozi aho uvuka ni byinshi ndagira ngo mbamenyeshe ko icyo kiganiro tuzaba twatumiye benshi cyane bazaba ari ahangaha ahubwo ntimuzacikwe n'icyo kiganiro kizaba cyitwa ngo amajyambere iwacu buri wese aho avuka amajyambere kuhakorera na yahe niyo mpamvu nkushimiye ko ukizaye ndi kugitekereza kuzagikora ndetse nanagutumire icyo gihe urankanguye nanagutumire icyo gihe ntuzabure cyane rwose pakunda mbashimire rero cyane Fabien ko yiteguye no kugumana natwe no mu bindi biganiro kandi mushimira yuko yaje nakagaruka Imana ibaho umugisha mbabwire ngo twese turabakunda mwari kumwe na MC Shambo imfura y'Imasisi ari kumwe na Fabien Mr Lee murakoze cyane Imana ibaho umugisha nakumbuye abakobwa beza Shambo 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 Shambo